Nanone ndabasuhuje mbifuriza amahoro atangwa n'Uwiteka. Uyu mwanya tugiye kubagezaho hamwe mu hantu nyaburanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha nta handi ni mu Rukari i Nyanza. Amateka yo mu Rukari i Nyanza ni kimwe mu bice by'ingenzi mu mateka n'umuco w'u Rwanda, kuko mu Rukari niho hari ibiranga ahantu gakondo h'abami b'u Rwanda. Mu Rukari iherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, kandi niho hari ingoro y'umurage w'u Rwanda izwi cyane nka Museum of Rwesero, hamwe n'urugo rwa Kirwa rwari rutuye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Cya mbere ibikoresho n'akazu k'umwami. Mu Rukari ni ahantu hashushanya uburyo abami b'u Rwanda babagaho. Mu rugo rw'umwami habaga inkike, inzu y'umwami, icyicaro cy'abiru, n'ibikoresho birimo imihoro, ibisabo n'ibindi byamufashaga mu buzima bwa buri munsi. Harimo ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu birori no mu buzima busanzwe bwo mu ngoma. Icya kabiri, ingo z'abami. Mu Rukari niho harimo ibisigazwa by'ingoma Kalinga, yari ikimenyetso gikomeye cy'umwami w'u Rwanda. Ingoma yari ikintu cyerekana ubudahangarwa bw'umwami ndetse n'ubumwe bw'igihugu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu bami babayeho mu mateka ya vuba y'u Rwanda. Yatuye muri iyi ngoro mu myaka y'ubwami ye mbere yo kwitaba Imana cyangwa mbere yo gutanga mu 1959. Yibukwa cyane ku bikorwa byo guteza imbere umuco no gukuraho ubuhake, kimwe no kwisunga Imana n'idini ya Gikirisitu. Ingoro y'umurage w'u Rwanda. Mu Rukari ubu ingoro y'umurage w'u Rwanda yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingoro z'umurage w'u Rwanda. Aha ni ahantu hifashishwa mu gusobanurira abantu amateka y'u Rwanda, umuco n'uburyo bw'imibereho ya kera. Ubutumwa bw'amateka n'umuco. Mu Rukari ni ahantu hafasha abantu gusubiza amaso inyuma bakamenya neza inkomoko yabo. Ni isoko y'ubumenyi ku mateka y'ubwami bw'u Rwanda, uburyo bw'imibereho y'Abanyarwanda ba kera n'indangagaciro za kirazira zari zubahirizwa. Mu Rukari i Nyanza ni ingenzi mu mateka y'u Rwanda kuko ikomeza gufasha mu kubungabunga umurage w'igihugu, kwigisha urubyiruko amateka no kwerekana uburyo Abanyarwanda babagaho mu bihe bya kera. Dukomeje andi mateka utari uzi mu Rukari, bamwe bazi ko mu Rukari hiswe mu Rukari kuko habanje gutura umwami. Nyamara siko biri, kuko Urukari wahoze ari umusozi mbere y'uko ubwami buza kuhatura. Umva bamwe uko babisobanura. Umusozi w'Urukari uherereye mu mudugudu wa Rukari mu kagari ka Rwesero, umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ubu akaba ariho ingoro z'abami hakaba n'urugo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre watwaye u Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959. Mu Rukari i Nyanza. Mu kiganiro kirambuye, umubyeyi Clotilde wo mu nteko izirikana yavuze ko uyu musozi wari usanzwe witwa Urukari kubera imiterere yawo n'aho uherereye. Umubyeyi nk'umuntu wabyirukiye muri aka karere ka Nyanza, akaba ari no mu inteko izirikana ikora ubushakashatsi ku mateka yo hambere, avuga ko imisozi ya kera yitwaga amazina bitewe n'imiterere yayo ndetse n'icyahabaye kikahitirirwa. Ati uyu musozi nasanze witwa Urukari, ariko nyuma uza guturwaho n'umwami ndetse n'ubu hari ingoro ze zahindutse inzu ndangamateka y'u Rwanda. Ntabwo
ntabura kuvuga ko ufite umwihariko n'amateka y'u Rwanda. Umubyeyi avuga ko hari bamwe bumva Urukari bakarwitiranya n'ibwami, ariko atari byo ahubwo ari izina ry'umusozi wiswe gutyo kuko wari ahantu hatirengeye inyuma y'undi musozi, bivuga ko umusozi wa Rukari wari inyuma y'undi musozi, bityo bagahita bahita mu Rukari. Yakomeje asobanura ko Urukari ari izina rya kera ryahiswe mbere y'uko haba ingoro y'umwami Mutara III Rudahigwa, bityo ko ntaho inkomoko yaryo ihuriye n'ibwami. Ati rikaba ari n'izina rya kera kuko hari igitero kivuga mu mateka cyangwa ibwima kije ku Rwesero bakavuga ko bahuriye ku Rukari. Ubwo rero uhita wumva ko ari izina rya mbere y'uko Mutara III Rudahigwa ahatura. Mu Rukari hari urugo rw'umwami Mutara III Rudahigwa Charles Léon Pierre watwaye u Rwanda mu kuva mu 1931 kugeza mu 1959 nk'uko twabibabwiye. Hari n'izindi nzu zihari zigaragaza amateka kuko zirimo ibimenyetso bitandukanye by'ingoma ya cyami n'ibikoresho bigaragaza umuco w'Abanyarwanda mu bihe byo hambere. Ingoro y'abami mu Rukari igizwe n'ibice bine, birimo ingoro umwami Yuhi V Musinga yabayemo n'abandi bamubanjirije bose. Igaragaza n'izindi nzu ebyiri za gakondo, iy'amata ndetse n'iy'inzoga. Ikindi wasanga mu Rukari ni inka bita inyambo ziyereka. Igice cya kabiri kigizwe n'inyambo, inka z'amahembe ashyorongoshoye. Icya gatatu ni ingoro y'umwami Mutara III Rudahigwa, naho icya kane kigizwe n'umusezero aho abami batabarijwe imwima. Mu Rukari hagaragaza kandi ingoro y'umwami Mutara III Rudahigwa yubatswe n'Ababiligi mu 1932, irimo bimwe mu bikoresho byakoreshejwe n'umwami birimo utubati, ameza, intebe na zimwe mu mpano yahawe. Ngayo amwe mu mateka yaranze umusozi wa Rukari. Bamwe mwari muzi ko hitwa mu Rukari kubera habaye abami, nyamara hakaba harahozeho mbere y'uko abami bahatura. Ngaho mugire amahoro ya Nyagasani, Uwiteka abane namwe.